Umuryango Center for Development and Enterprise in Rwanda CDE watangije umushinga witwa Working in Darkness for Women ugamije gufasha abari n'abategarugori bakora akazi k'ubucoricori bakava mu bibazo n'ibihombo bajyaga bahura nabyo bagakorera mu bwisanzure no mu mucyo. Abacoricori n'abafroderi bavana ibicuruzwa hanze y'igihugu bakabizana mu gihugu binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko. Aba rero bakaba aribo barebwa n'uyu mushinga wa CDE Rwanda. Bigirimana René umuyobozi mukuru wa CDE haratubwira iby'uyu mushinga. Yitwa Bigirimana René abandi CEO wa CDE Rwanda. Iyi projet rero dutangije yitwa Working in Darkness for Women ni projet igamije ku reducing non-tariff barriers. Twifuje gukorana n'abacoricori kugira twaje gusanga leta ihomba ibintu byinshi binyuze muri buriya bucuruzi buri efomo. Bari abacoricori bajya gucora ibintu babyinjiza mu gihugu ntibatange nk'imisoro n'iki, ariko nabo bakagira izindi ngaruka nyinshi bahura nazo. Baricwa, bafatwa ku ngufu, baramburwa kuko bitwikira ijoro bagiye muri ibyo bintu. Rero iyi ni projet yaje kugira igabanye ingaruka bahura nazo, ariko nabo bakore mu buryo bwemewe, bakore business zemewe, basore, leta yunguke, nabo batera imbere. René kandi aratubwira uko iki gikorwa izakorwa. Tuzakora icyambere ni mobilisation no kugira tugakorana n'inzego. Twebwe tuzakora mu utu turere dukora ku mupaka w'ibindi bihugu duturanye, niho ubukangurambaga buzabera. Ntabwo twebwe tuzagenda tuva ngo turakora umucoricori, ahubwo tuzakora awareness muri maze mu bwishi bw'abadamu bahaba. Hazaba harimo bamwe na bamwe bashobora kuba bikora kuko ntabwo bakunda kwigaragaza, kuko gukora ubucuruzi butemewe nabwo ubwabyo ni icyaha. Ahubwo turugushaka ko tubakorera ubukangurambaga, imbogamizi bahura nazo zikagabanywa, na ibyo bavuga zinzitizi bituma bikora tugashaka uburyo bikoroshywa ku buryo bazavamwo nyine aho ngaho muri ubwo bukangurambaga bakigishwa, bakumva icyiza cyo gukora ibintu byemewe n'amategeko, bakumva icyiza cyo gukora ibintu mu nzira zirizo, kandi bakumva n'uruhare rwabo mu kubaka igihugu cyabo. Iki gitekerezo kirebana n'uyu mushinga w'abacoricori cyavuye hehe? René Bigirimana arakomeza dusobanurira byinshi ku nkomoko y'iki gitekerezo cy'uyu mushinga. Twakoze ubushakashatsi haba na survey. Ibyo ni ibintu byose biba byaragiye bikorwa, amakuru agahuzwa. Ntabwo ari ukwicara hano ngo imagine ngo umuntu afashwe ku ngufu cyangwa ngo aramburwa utangire kwimagine, ahubwo hagiye habaho imbanziriza mushinga, gushaka ayo makuru, survey zirakorwa, data zirakorektingwa, research irakorwa. René kandi hari icyo asaba leta nk'umubyeyi wa bose kugira ngo uyu mushinga uzabashe kugerwaho. Icyo tuyisaba nuko borohereza, nk'igihe baba bitwaza ngo igihe bamaramwo bategereje nk'ibintu kikagabanuka kikihuta. Ikindi izo taxe ziba kuri import ku bintu biba imported biva hariya nazo zikaba zagabana. René asoza atanga inama kuri aba bantu bakora akazi kazwi nk'ubucoricori. Icyo twabagenera nuko baba baretse ibyo bintu bakora bitemewe n'amategeko, kuko usibye kuba bitemewe ufasha acuruzwa fraud arafungwa. Izo ni izindi ngaruka bahura nazo. Za nzira yitwikira ahura n'abagizi ba nabi, nareke gushyira ubuzima bwe mu kaga. Ikindi twabasaba nuko bayoboka, nubwo bavuga ngo imisoro ni myinshi cyangwa n'igihe bimara, nuko bayoboka inzira zemewe, kuko leta iratanga opportunity ku bantu bose, ni amahirwe ku bantu bose. Business rwose ni ibintu leta ishyize imbere ku bantu bikorera, yuko nabo banyura mu nzira zemewe zashyizweho, uburyo bwagenwe bakabukurikiza. Yego. Nsanzabaganwa Emmy ni koordinateri w'uyu mushinga muri CDE Rwanda, avuga ko uyu mushinga ugamije kuvuganira abagore bakora ubucuruzi buzwi nk'ubucoricori, hanini
ukagabanya ibihombo n'ingaruka bajyaga bahura nazo. Nitwa Emisanza Baganwa nkaba di project coordinator muri CDI Rwanda. Uyu mushinga wacu icyo nkuko twabivuze ni ukugabanya ubucuruzi bukorwa mu buryo butemewe cyane cyane ku gitsina gore. Icyo ugamije rero ni uguhugura cyangwa no kuvuganira abo bagore bakora ubwo bucuruzi muri ubwo buryo butemewe kugira ngo boroherezwe kugabanyirizwa imisoro, bakore uburyo bajye banyura mu nzira zemewe, kuko nkuko twabibonye mu bushakashatsi twakoze mbere y'uko dutangira uno mushinga, hagaragara ikibazo kinini cy'uko bamwe bamburwa abandi bakicwa cyangwa abandi bagahohoterwa. Ibyo ngibyo ugasanga birazana amakimbirane mu muryango ndetse bikongera n'ubukene, kuko niba umuntu anyuze muri izo nzira akamburwa cyangwa agahohoterwa, haza amakimbirane nta kindi aganishaho, birangira abantu batangiye kujya mu bukene. Inkomoko y'uyu mushinga ni igitekerezo cyaje nyuma y'ubushakashatsi bwakorewe mu turere tw'u Rwanda twegereye umupaka ari two Rubavu, Nyagatare, Gicumbi, Huye, Rusizi n'utundi. Ibikorwa bikazamara igihe kingana n'umwaka umwe ariko ushobora kurenga bitewe n'ibikorwa bizaba bihari. Si ubwa mbere CDI Rwanda ikora imishinga yo gukemura ibibazo bikora ku buzima bw'umwari n'umutegarugori, kuko banakoze umushinga wo guteza imbere abakoraga ubuzunguzayi, bavanwa mu muhanda bubakirwa amasoko yo gukoreramo. Uyu munsi hakaba hatahiwe rero abacoricori muri uyu mushinga wateguwe na CDI Rwanda itewe inkunga na Atlas Rwanda. Nitwa na Cretin Hirushwa, ni Ibendera TV mu mujyi wa Kigali.